ikindi cya gatatu ibintu bitatu Imana yambwiye muri uyu mwaka ndi gusenga Imana yarambwiye ngo mbwira abantu ibintu bitatu icya mbere basenge ikomeye Prophet karame uyu munsi wawuteguye ute ese mwamaze guhura oya ngaho mbwira uburyo wabyutse ukavuga uti uyu munsi umbwira uburyo wawuteguye n'uburyo uri burangire ungereze kugeza mbwira kubyuka ntacyo mbwira kuva ubyutse n'imvano mu kiganiro nje n'imvano mu kiganiro ndatanjya kumureba indabo ari kuzigura nk'abagura amasuka nje narinzi ko urukundo rutabaho ariko namaze gutangara keshi cyane nkunda kuganira n'urubyiruko iyo ndi kubwiriza cyangwa se ndi na ku ma live n'ama TikTok n'ahandi ariko usanga keshi abantu bafite agahinda mu rukundo kwibaza umuntu akakubwira ati ngiye urukundo nago rukibaho nkatimenya ejo ndo ari umwana w'umukobwa mbwa tuwagira ngo urukundo bararurashe tuwagira ngo rwagiye muri Kongo narwo bararurasha ngiye nategereje urukundo ndaruba ariko urukundo rurahari kandi ni igikomere cy'abantu ko nagahinda kagasirimu kabaho ariko nyamukuru urukundo rurahari rero yego cyokora nabonye we yapostinze wow ariko nanone ndashaka akantu kaka gift gato oya ariko nkamuhi yagupostinze wowe namufirije nanjye umunsi mwiza ntago mpostinze kubera ko nago narifite amamega icyo gihe nyine mu gatondo ariko none aho umunsi nurashi ariko ibyo niteguye gukora ibyo niteguye gukora birenga kumupostinga wow hari abantu benshi bajya gupostinga abantu ukanamuboroka ukaboroka abantu ngo kugira ngo atabona stati ariko ntabwo ubwo pagani nge nabugira ikindi cya kabiri uramenye ntuzigere kubana n'umuntu kuko baguhanuriye nubwo ndi prophet ya nshuti bakunzi ba Kiana TV show na Good Face TV turabasuje cyane amahoro Imana itanga nabane namwe imbere ya kamera ngewe ubasuhuza ndi inyuma ya kamera ni Jean Marie ariko imbere ya kamera tuhafite umusore umeze neza cyane warubizi warubizi kumeze neza murakoze cyane kuvuga ko dusa neza ni Kristo byose ni Imana yego byose ni Imana yego oya ariko reka nze turebe niba byose ari Imana cyangwa se niba ari Saint Valentin kuko uyu munsi turi tariki zingahe ni 14 z'ukwa kangahe z'ukwa kabiri wow habikisi umunsi w'abakundana wow bakunda kwambara ikisi bakunda kwambara harya burasa umukara n'umutukura wow congratulations so rero turakwakiriye hano imbere ya yizi kamera abantu batakuzi nagira ngo kwanza banze bibwire urakuze cyane ndi umukozi Imana nitwa Prophet Samson yego hanyuma njya mvuga ngo ndi Chombo Chagwana cyangwa ndi igikoresho cy'umwami subira mu rwo rurimi Chombo Chagwana ndi igikoresho cy'umwami ni mu Giswahili Chombo Chagwana Chombo Chagwana igikoresho cy'umwami oya da yego yego hanyuma rero nk'abandi umugaragu w'Imana cyangwa umukozi w'Imana nkunda kuvuga ngo ndi umukozi w'Imana sindi umukozi w'abantu impamvu rero nkoreshwa iby'Imana ishaka ko nkora yego kandi nago turi abacu ngo twigenge ahubwo turi mu gihe cyo kugira ngo dukorere Imana nk'abazapfa ejo dukorere ejo nk'abaritaha yego nyakubahwa none se umeze neza meze neza nari nyivuga nitwa Samson ndi papa wabyayeho ariko nta mugore ngira ariko imbere gato ndabona agacu k'ubutabazi nibyo rero ngira ngo wenda tuganireho nibyo ngira ngo tuganireho wivuga wenda hatagira n'undi mukobwa uzaka ugatuma wenda nagukunda cyane kandi wenda gahunda uyifite mu kanya hari ahantu ujya gusereburira n'undi muntu runaka okay wenda tuzabwira abantu kugira neza ku Imana ariko ndatekereza ntabwo nshaje ndacyari muto kandi imbere ni heza sibyo imbere ni heza rero ntago none ahora ndi ngenyine kuri kamera nta n'uri inyuma ya kamera ariko imbere gatonya hari Imana bishatse kuvuga ko uri gushakisha yego ko wambaye gutya se ni umunsi wa Saint Valentin Saint Valentin ni yamu bakundanye none se urimo gushakisha cyangwa tubwira tugushakishirize hano dore n'uyu mukobwa ari kukureba uramushakisha gute kandi irabirangiye none ikiganiro uyu mukobwa nawe ari gushaka umugabo uyu uri kutureba vuga nyine niba uri ku isoko cyangwa se niba hari ufite nago birasobanuka ariko nyamukuru nibisobanuka noneho ninjye nimbona shere sibyo nyuma y'iki kiganiro nzahita mugarura sibyo ubwo nuri twereka abantu ko yagize ute
yabonetse. So uri profeti rero. Yego. Dore ikiganiro ni iki ngiki. Uri profeti, uri umuhanuzi byumvikana uri umurokore. Ubundi urabizi ko muri Katolike buri munsi bagira umutagatifu. Urabizi? Yego. Ubu nejo hashize hari umutagatifu bizihije. Buri munsi hari umutagatifu bizihiza. Yego. Ntabyo waruzi? Ntabwo nari mbizi. Buri munsi buriya mu Katolike baba bavuga bati uyu munsi turizihiza mutagatifu runaka. Buri munsi uko umwaka ushize. Uyu munsi rero bizihije mutagatifu Valante. Kuki wahisemo kwizihiza mutagatifu Valante mu bandi batagatifu? Icyambere tureke no kuvuga ngo kwizihiza. Ubundi ngiyewe iyo mbyutse ndi muzima umunsi wanjye wose ni w'ibyishimo kuko n'Imana ibandemeye umunsi w'umugisha. Hanyuma rero uyu munsi kandi ubundi busanzwe nkunda kwambara neza. Turetse no kuvuga ngo wenda Saint Valentin kuko kwambara neza byica abadayimoni. Kandi ubundi ibintu byose niba bisengera. Dayimoni y'umwanda yicwa no koga no kwambara neza. Dayimoni y'inzara yicwa n'ibiryo. Dayimoni y'ubukene yicwa n'amafaranga. Hari ibintu badapfa gusengera rero. Rero uyu munsi wa none ni uw'ibyishimo ndetse ku bantu bose. Navuye mu mujyi ahantu hatandukanye ariko nabonye abantu bambaye neza. Duha amakuru rero mu mujyi wabonye bimeze bite? Wageze se n'ahantu bagurira indabyo? Nagezeyo rwose mbona indabo ari kuzigura nk'abagura amasuka. Njye narinzi ko urukundo rutabaho ariko namaze gutangara. Kenshi cyane nkunda kuganira n'urubyiruko iyo ndi kubwiriza cyangwa se ndi na ku ma live n'ama TikTok n'ahandi ariko usanga keshi abantu bafite agahinda mu rukundo kwibaza umuntu akakubwira ati ngiye urukundo ntago rukibaho ngo atimenya ejo hari umwana w'umukobwa mbwa tuwagira ngo urukundo bararurashe tuwagira ngo rwagiye muri Kongo narwo bararurasha ngiye nategereje urukundo ndaruba ariko urukundo rurahari kandi ni igikomere cy'abantu ko nagahinda kagasirimu kabaho ariko nyamukuru urukundo rurahari kandi kundo ruraryoha ariko we uzi kugira ngo ugura amayinite uyamare nta muntu hamagaye ngo umubwire ngo ngo noneho ngo mu gitondo ngo ukabyuka ngo kumva ngo ubyukiye ku ijambo sharagwama ngaromo pepe ngo ujya kumva noneho yarabivuze aravuga ngo njya kuva ngo mva ngo ndashanyaraye. Rero iyo ufite umuntu mukundana uba wuzuye. Prophet, ibi bintu bya Saint Valentin hari abantu bavuga ngo ni ibintu by'abadayimoni. Wenda nago ndibuze kujya kubitindaho cyane kereka wenda uramfasha. Nago turi bubitinde kuko nge nago nzi amateka y'ibi byo bintu cyane. Ariko nyamukuru baravuga ngo mu barokore mu bakristo ngo nibikwiriye ngo ko biziza uyu munsi. Ariko nanone Imana ni urukundo kandi zisaba gukundana. Ese ubundi mbaye mfite nkunda kuri uyu munsi nkasanga wa mungane bihura nuko ari umunsi witwa gutya nishimanye n'ibyo ngibyo byaba bitwaye iki? Nta badayimoni nge numva birimo. Ndumva nge nta kintu bitwaye. Hano hari umuntu wari uri kunyereka nyine agafoto k'abantu nyine yarumuhaye urwo rurabo se ngo yamwereje inkweto ngo amwereza buri kintu cyose. Uyu munsi barabamwingo uyu munsi zirasenyuka nibareba surprise turashese. Yego. Hanyuma uyu munsi ni umunsi nekereza nyine ngaruka mwaka kandi ni umunsi mwiza kandi ni umunezero. Rero abavuga ko ari umunsi w'abadayimoni umunsi wose Imana turemeye bari umunezero kandi nakubwiye ko Imana ari urukundo. Hanyuma mfite shere wanjye tukishimana uyu munsi kandi ariko uyu munsi ku rubyiruko rwitonde uyu munsi kuri Saint Valentin abadatewe amata yewe uyu munsi ukarangira uba ari uwo gushima Imana sibyo ubundi iminsi abantu urubyiruko rwabo rugomba kwitondera Noheli na Bonani ubwo basoza umwaka n'igihe cy'uyu munsi cya Saint Valentin kubasenga ni byiza kuguma mu mwuka ariko kubadasenga ubuza kuba musi mubi cyane ariko witwa ibyiza ariko arege keshi utabaye maso ushaka kukuramo ibibazo ariko kubasenga nekereza dufite uburinzi kandi uburinzi ni Kristo. Yego. Ubwo burinzi burakumarira iki rero? Ubwo burinzi pfa kwambanye n'Imana yanjye. Ngubu hari umuntu uri bujye gusura umusore muri geto cyase umukobwa muri geto akamubwira ati uyu munsi ndaje rwose. Ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose kugakiza kabonetse. Iyo dufite Kristo ntago twinyabagiza. Iyo dufite Kristo hari ibyo twirinda. Sibyo? Uyu munsi kuba ari Saint Valentin ni byiza ariko kuba Kristo ntago bahereza uburenganzira bwo gukora iki ibyaha. Kuko icyaha ni kibi. Icyaha kikwambura ijambo, icyaha kigukura mu bagabo. Rero ndatekereza yuko
ni umunsi wo kwishima ariko nanone wo kudasandaza ibyo abantu basanze ku rubyiruko. Prophet, kuri wowe wenda nk'iyo uri kuwiziza uvuga ati wambaye nyine gutyo uvuga ati mu kanya hari umuntu urumva wowe ngo muri guteretana twatubwiye se ko hari arahari niba byanagucitse ariko arahari mbese ntabwo ukiri ku isoko. Iyo igihe kitaragera ngo ujye mu murenge cyangwa utere ivi cyangwa n'ibindi ubu kigendagenda mu isoko. Erega gukundana mbwira abantu badukurikiranye bakundana ntabwo gukundana bivuze ko ariko kubana. Gukundana no kwigana byagahe gato ariko ntabwo wakwiga umuntu ngo mubashe cyangwa ngo umushobore. Rero uyu munsi wa none iyo wamaze kumanika ikiganza wamaze kubihamiriza abantu imbere y'abantu icyo akora mu rukundo iyo nge nkubwira umukobwa ndagukunda nawe akambwira ndagukunda mu ijuru bandika umugabo n'umugore wari ubizi wari ubizi se niyo mpamvu muba mugiranye isezerano ubu mwijeje urukundo kugira ngo biba hari uko pastor ahubwo biriya byo kugira ni ukubigaragariza abantu ababyeyi bakabihesha iki umugisha. Niyo mpamvu umuhungu n'umukobwa yo ugiye gutandukira ukabwira undi muntu I love you undi nawe I love you icyo gihe Imana ikwihanisha nk'umuntu watendetse. Ntabwo rero biba ari byiza kuko ugiye gutobanga umutima w'umuntu kandi urukundo ni ikintu gikomeye. Prophet karame uyu munsi wawuteguye ese mwamaze guhura? Oya ngaho umbwira uburyo wabyutse ukavuga uti uyu munsi umbwira uburyo wawuteguye n'uburyo uri burangire ungereze kugeza mbwira kubyuka ntacyo mbwira kuva ubyutse n'imvano mu kiganiro nje n'imvano mu kiganiro ndatangira kumureba uhereye aka kanya kandi guhera mu gitondo mu gitondo nabyutse ndoga ariko mbere yuko mbyuka nabanje kubaza umuntu umukunzi uko ameze. Wow. Umeze ute bwakeye gute? Hanyuma ari kubimubwira rero. Yego. Cyokora nabonye we yapostinze. Wow. Ariko nanone ndashaka akantu k'akagift gato. Oya, ariko nkamuhi. Yagupostinze wowe? Namufurije nanjye umunsi mwiza. Ntabwo mpostinze? Kubera ko nago narifite amamega icyo gihe nyine mu gatondo ariko none aho umunsi nurashira ariko ibyo niteguye gukora ibyo niteguye gukora birenga kumupostinga. Hari abantu benshi bajya gupostinga abantu ukanamuboroka ukaboroka abantu ngo kugira ngo atabona stati ariko ntabwo ubwo pagani nge nabugira. Kandi ikindi ndakuze ntabwo ndi gukina mu rukundo mfite umuntu nkunda nabimubwira kandi ndesariye kuko nanjye nirinda umuntu wambabaza. My friend urukundo rurababaza. Abukobwa ningeze kundana nawe nenda gusara. Yego. Murashwana byaturutse kuri amateka maremare ariko yarankomerekeje. Byaturutse kuri we gushwana. Yego. Rero tubwira umunsi wawe muraganiriye. Uyu munsi uwo mukobwa nyine muraganiriye uwo mukobwa umushiri wawe. Yego tuba turaganiriye tumaze kuganira. Wamubwiye ko muri buhure cyane surprise. Shane surprise. Wamubwiye uti simbi. Ariko yego. Ariko hari akantu k'akagift gatonya ndi bumuye. Nanjye watungura wanjye. Urukundo iyo ufite umuntu mukundana iyo ugenda mu nzira bumva wuzuye. Ndetse n'ibyo ukora nago hari umuntu twiya dukundana nyine tugashwana nkakubita icyumweru nakora kubera kuvangirwa mu bwonko ariko ufite umuntu ukubwira ngo ndagukunda nawe ndagukunda ibitekerezo bijya hamwe. Bibiliya ivuze iki? Bibiliya avuga ngo si byiza ko umuntu aba wenyine Imana imurembera umufasha ugeze ute umukwiye. Hari abantu benshi batabafasha batabakwiye. Kansubiremo hari abantu benshi bafite abafasha batabakwiye. Umuntu akirwanirira undi agafati ikara ryaka uzi kari ibyaye ukagendera ku mafesi ukagendera kuri nyashi bya n'ingama nyashi n'ibiki ariko ugasanga ufite umufasha utagukwiriye ariko mu izina rya Yesu twatuyeho abantu kugira abafasha babakwiriye. Uburamuhamagaye ndamuhamagaye noneho mukagira Imana eyiwe noneho rero ubwo mba namuhamagaye ariko nyamukuru namusabye ko turabonana. Rero nitubonana hari amagambo nagennye nago nyavugira yo kumubwaniriza. Kandi umugabo ubundi abasore tugomba gutereta abagobwa bakaganduka. Ubu se murahurira he? Tubwire. Ni surprise kereka wenda hari. Nyine mbwira niba wenda wamuhamagaye ati unsange iwanjye. Oye wanje wapi ni muri Kigali. Kuko nagaba muri Kigali. Nagaba muri Kigali. Ni wawe ni muri Kigali re. Oya urumva iyo ugiye kugana n'umuntu buryo umuntu mukundana
niyo mwanywa ka cyayi kamata cyangwa agafata noneho mukahura mukaganira kakubwira ikiri ukamubwira buriya abakobwa bakunda umuntu ubaremamo icyizere yego ubabwira amagambo ndetse meza buriya se yego tureke kubeshya hari abahungu benshi batazi gutereta oya ntabyo tuba tuzi baba bameze nkaho wagira ngo urukundo rwabo ruba rumeze nkaho nyine ari gikomando oya rujya romantike gute se tubwiye none tubwire nk'urega ni kuri Sevarante kandi iki kiganiro ngenda kizarebwa ndetse n'abantu benshi ngenda ahita nanagishyira aka kanya yego kizarebwa ndetse n'abantu benshi ndetse kuri uyu munsi hanyuma rero uyu munsi ikintu nashishikariza abantu badafite abasheri icyambere ndabanza kubaha ihumure ikindi bakomere kabiri bigirira icyizere sibyo Imana iracyariho kandi Imana itanga umukunzi Imana iguhaye umuntu mukundana ndakuri ko Imana uba wumva wuzuye kandi unezerewe rero uyu munsi njyewe nkunze kuganira cyane n'urubyiruko ariko usanga kubona umuntu mukundana bigoye kubona umuntu uhereza amarangamutima yawe cyane biragoye ku bakobwa iyo tuganira n'abakobwa usanga muri iyi minsi kugira ngo bateretwe n'abasore bari kwitereterwa n'abagabo bubatse ingo nicyo gikomere bafite ugasanga umuntu ari guteretwa n'umugabo bubatse ingo urugo ndetse uzabibona hari abo bahama amamodoka hari abo baha ibiki kandi yataye undi mugore he mu rugo igikomere rero iyo muganira n'umukobwa aragura ati naza ndamurandura ndamukura kuko n'ubundi yanyizaniye ariko nyamukuru bahuye muri ubwo buryo ariko atari uko amukunze urumva uyu muntu abaje gutobanga imitima y'umwana w'umukobwa akamwicira igihe ariko navuga ngo uwo muntu kukomeretsa umutima w'umuntu nakurwemo Imana izana umuntu we mu buzima kandi ntabwo Imana yamanuka kuza kuguha umugabo hari rwitambika ukitambitse ese profe hanurira abantu no kuri Sevarante ubu hari abantu byo barimo kurira kandi nibyo reka mbwire abantu bari kurira ni ubuhanuzi kandi urareba barimo gupostinga nge bampaye ibi undi nta niyo mwaramutse ubundi ngewe ndi umuhanuzi w'isi ndetse n'amahanga ntabwo ari muri Kigali gusa ndi umuhanuzi w'isi ndetse n'amahanga kandi mbwira abantu nibigirire nabi kuko maranye iminsi ijambo rivuga ngo ukuboko kw'Imana Alleluya maranye iminsi mvuga ngo ukuboko kw'Imana kutagaragara kugukorera igitangaza ukuboko kw'Imana kutagaragara kuguhuze n'umugabo ukuboko kw'Imana kutagaragara kuguhuze n'umusore muzima kuguhuze n'umugore muzima nawe iri inyuma ya kamera nawe ubwawe wowe umuresha wowe mwatiyo kugira ngo ukuboko kw'Imana kutagaragara kuguhuze n'umugore muzagirana mu ijuru si nk'ibyo se ndi kukubwira Imana ishimwe yego rata manuriye abanyarwanda manuriye aba diaspora manuriye mami abakobwa biwe Imana imuhuze n'ukuboko kw'Imana kutagaragara bizina rya Yesu birashoboka ko wenda nabo bakoze subscribe iki kiganiro kibaragwa kibona ariko mu izina rya Yesu turashaka kubona mami yashingiye yambaye umushana ariko ubu bukwe bwo kwamabiza mu bitego urimo gusabinga sote cyane njyewe nza oya nzaba nicaye mu bakozi b'Imana mu bashumba wambaye ikote urimo kwirukana abapepu njyewe mu mwuka twigeze dusengana n'umuntu twari groupe y'abantu bane iyo groupe y'abantu bane ubwo bukwe butahwamo n'umuntu w'umurozi noneho maze gutahwamo n'umuntu w'umurozi Imana idutume Butare tuva Kigali tutazi ubwo bukwe bwabereye tumaze kugerayo kumbi bari baje gutanga kado irimo ihembe noneho muri umukobwa twari kumwe kandi kumwe n'agakobwa gafite tayi ntoya ariko kakanyamwuka kuzura amavuta gafite mwuka w'Imana noneho twese turi muri aya materaniro wari utuyoboye ituha amakuru dukwereka ko muri ubwo bukwe harimo ikibazo noneho birangije twese dukora ku maso tubona umuntu w'umukecuru wari wajemo mwene wabo w'umukobwa kwangiriza umukobwa agiye umukobwa dukandagira ku kirenge cye dukandagira ku kirenge umukobwa yagiye rorate ahita agenda gutya ya gift barayifashe bari bagiye guhereza umukobwa agenda muri rorate barayizanya amaze kuyizana ubukwe butangira kuzamo iki akavuyo abantu batangira kubaza ati aba ni bande baje guteza iki akavuyo turavuga ati twebwe turabakozi b'Imana isumba byose ikirimo hano murakizi ati hoya barabaturisha abantu bari baraho twicara hariya ubukwe burarangira dufata ya gift tujye kwitwika tuyimenaho essence nani petrol tuyitwitsa amaraso arashoka amaraso arashoka wa mukobwa dutwitsa ivu rya amaraso tumenye amazi amaraso agira ute arashoka kwa General Yesu
Imana ikora iki igitangaza umukobwa aba muzima. Rero imbaraga z'abarozi zirakora ariko ntabwo ziri hejuru imbaraga z'Imana zizaba uri gukora. Urabyumva rero icyo nari rishatse kuvuga n'urugero icyo gihe ngeyo ndi mu bukwe bw'umuntu mba ndi maso kuri radari mu buryo bw'umwuka uri kubazuminga abatanga impano bose ureba ati ni iki kirimo. Ngewe shimira Imana ku mpano Imana yamaye nasengeye impano z'umwuka imyaka 9 nago kureba naga ari ukurinda guhindukira niyo wamvuga uri inyuma Imana irambwira ngo arakuvuze cyane tuba mu bihe byo gusenga ariko nanone mu isi y'umwuka tubamo agahe gato ntabwo tuba mu mwuka igihe kinini. Kabara abantu benshi usanga wagira ngo baba mu ijuru tuba mu isi turi muri Kigali yego Samson birashoka ko narakara yabona nkuko yambariye akabate muhanuzi se ni gute iziza se Valentine gute yakundana harimo nabazi yuko harimo nabazi ko abahanuzi tutanagira utanacumura utanakora icyaha oya wacumura warakara cyane. Bibiliya avuga ngo nurakara izuba nirikarenga ukirakaye ariko ngewe na mudayimoni ngera niyo narakara sindenze imizi y'iminota 5 uburangiye nongera nkaseka ngewe nabayeho mbabaye nta gihe cyo kubaho mbabaye nta gihe cyo kukubika ndakubikurinde ngewe tugiranye ikibazo birani kuvuga ngo genda usange mugenzi we musabane imbabazi naho ubundi mbere kana urwango rube ndagusaba imbabazi tubababarirane nikomereze mu ijuru ndakubika se turi gusoza ikiganiro cyacu kuko nagira ngo duhite tukereka abantu ni igiki nyine wabwira abasore abakobwa ariko sinatwe gusa babyerekana bizije Severante hari n'abantu babana n'imiryango yego ni igiki wababwira ikintu nabwira reka mere ku miryango yego nshuti yanjye urukundo rurababaza yego ku bagore bubatse bite ku bagabo babo bitari uyu munsi ariko Severante yego bikomeze bite ku bagabo babo. Ikindi cya kabiri nakubwiye ngo Imana imuremere mufashe umukwiriye birababaje ko hari umugabo ucomokoka mu rugo agafata impeta akayikubita mu mufuka akayibika akabariranya agiye gutaha yakongera akayisubiza mu rutoki kugira ngo umugore abibone. Ese urwo ni urugo cyangwa n'igihonoma? Birababaje ko hari abagore benshi batajya babwira abagabo babo shere batajya banabapostinga ukubera iki nari proud y'umugabo we haka ukabona postinze abana mbere yuko postinga abana wa postinze n'umugabo wabakubyaje na papa wabo yego cyane ukabona umuntu nari proud ya sheriwe ukibaza ngo ese uyu mugabo yagiye kubana nawe undi yahumye uyu mugore agiye kubana nawe wahumye ko kitabifirinze ikindi hari abakobwa nabo bwabo uyu munsi wa none nago wagira Thomas ukagira na Korod ukagira na Jean Paul ukagira none nago Imana ibikunda nago Imana ikunda akajagari gameze gutyo ahubwo wowe nakubwira ngo hitamo umuntu wishimiye w'amarangamutima yawe iby'imbere byo nago tubizi sibyo iby'imbere nitubizi bizwi n'Imana kandi ninabwira abantu badukurikiranye urugo namahirwe n'abasore ubwabo n'amafaranga wakorera ngo urongore oya ikigutindeje mu butayu nuko utarahura n'uwawe kandi urukundo ni nka Bluetooth ruba ruri gushakisha iyo ruhuye na nyirarwo uwo mutima uniye umuhobeye umutima urasimbuka tuvuga ati niwe nari nataregereje reka nkubwize ukuri nuhura n'umukunzi wawe uzabimenya udukurikira nuhura n'umuntu ugukunda uzabimenya niyo umuntu akuryarya urabimenya ngewe nago twakundana njya mbibwira abakobwa kirazira gukundana n'umuntu amezi 6 Imana itarakwereka yerekwa kuri uwo muntu ngo narote byibuza. Ikindi cya kabiri uramenye ntuzigere kubana n'umuntu kuko baguhanuriye nubwo ndi profete ako kantu gasubiremo profete reka subiremo ko bibaho babagenzi bawe ntuzabane mukobwa uneza amatwi nawe musore ntuzabane n'umuntu kubera ko bahanuza mbaza ngo kubera iki ubu se uramutse ufite umukobwa sibyo muteretana cyangwa se umushaka ukamutuma abantu 5 cyangwa 7 umuka mukubita ijana abahanuzi bagahanura bitani nabyo utabaye maso ni wabana nawe none ubanye nawe bakuriyemo komisiyo uyu munsi utamukunda mbwira ko wakwepa abahanuzi 7 bose umwaje akubwira ati ravuze ngo niwe undi ati niwe ubundi Imana ishyigikira ibihari ibidahari se ubundi bidafite ishusho ubwo nyine Imana yabirema bikagira iki ishusho sikigariwe urumva ariko birababaje kuba ushobora kubana n'umuntu kubera ko baguhanuriye ubuse badata na ba mama my friend baratubyaye kandi wabahanuriye kandi baratubyara turakura baracyari kumwe impamvu abantu benshi bubakiye ku bahanuzi budafite urukundo ubuhanuzi budafite urukundo ni nk'umukristo utunze ubuhanuzi butagira ijambo muri make urubyiruko rubanze rukunde mbere yuko baguhanurira banza umenye ngo Samson ndamukunda
Jean Paul ndamukunda nzemera kubana nawe mu bibazo no mu bukire no mu bukene cyangwa n'igikabyo biraho ngaho. Nese nta muntu wari wahanura ngo Imana uriya si uwawe njyewe kandi wenda bakundana turanza tukaganira sibyo. Ejo bundi wabonye inkuru yacicikanye yitwa Pastor Mutesi sibyo. Yego. Ubona uwitwa Theo Nibishaka. Yego. Avuga ngo suwe. Ngo suwe. Yego. ngo umugabo wanuze ngaracyahari. ngo wa Pastor Mutesi. Ariko amakuru ahari nuko Nibishaka yariye komisiyo. Wabyumvise? Yariye komisiyo. Niyo mpamvu abaza kuri buriya Claude nagajye pfa kuvuga ibintu gutyo. Urara amakuru abafite cyane sibyo. Muri comment ninjye muntu wa mbere wanditse ndavuga ni wari waratinze kubivuga kandi bese baba biziranyeho sibyo. Ariko Pastor Mutesi yaravuze aravuga ati ni gute umuntu ajya gucatana n'umuntu kuri WhatsApp bakavugana ibintu final akaza kuvuga ngo niwe mugabo wanjye kuko kanyeneye ni ya komisiyo nakubwiye. Abantu bashobora kurya abantu nibakundane ikindi babe maso. Dusoza n'iki wavuga? Dusoza ikintu nabwira abantu nibe icyambere nibasenge, kabiri babane n'abantu neza amahoro. Imana baze ko iri inyuma y'ibicu iri muri wowe iri muri njyewe tukunda tubane neza mu mahoro. Ikindi cya gatatu ibintu bitatu Imana yambwiye muri uyu mwaka ndi gusenga Imana yarambwiye ngo mbwira abantu ibintu bitatu. Icyambere basenge, kabiri imirimo, icya gatatu bizere. Yego. Gusenga kudafite kwizera nacyo kumaze, gusenga kutagira imirimo nacyo kumaze. Abantu nibarushaho kwera imbuto zikwiriye abihannye babane n'abantu neza. Niba ufite bibiri, niba ufite bitanu, ha mugenzi wa bibiri umusindagize ry'uwo munsi ejo Imana izakoresha abandi. Ariko kenshi dusakira Imana ahitari. Rero nababwira ngo abantu nibaterwe mu rugo rw'Imana bagira umutima wari muri Kristo Yesu. Turangiza nange nomero Imana iguha umugisha 078 3 9 2 7 8 5. Impamvu nanze nomero